kugira ngo dusozanye umwaka ariko mwebwe nta kintu mumari aho ubwo twabuduhinduye no kuri Noheli sinaburaye nababwira ngo uzamara warampaye kandi ufite butike naraburaye namubwiye ngo uzamara Noheli iyo babwiye baraguseka baragukwaba kubera nta kazi umuntu aba guteka ikintu nzi gutekera abashyitsi se ngiye ko nteka idodo none ubu ngubu n'ikihe kintu uyu mwaka wifuzaga kurya ukumva wifuzaga kurya ukavuga ati ikintu iyo nza kukirya cyo ntigeze mbona numva uyu mwaka nabasha kuba nagira imana wenda nkabona nk'inyama ntarya ntanambara neza ntasohokana n'abandi bagenzi banjye inyama zuzi kuziteka guteka ikintu nzi gutekera abashyitsi se ngiye ko nteka idodo nkaba nteka udodo umuntu yanguriye inusu ubugari ntateka nashyiramo umunyu nkatogosa ibya kera nyine tukarya aya mwiseka nibyo nta muryango ngira iyo mfite abana babiri umwe afite urugo amfitiye umwuzukuru wanjye umwe undi nyina yarapfuye ndamurera ariko ubu nawe ni mukuru arihigira nta mugore afite nta babyeyi ngira nta miryango ngira abanjye barapfuye bose data yapfuye mfite ansiga mfite imyaka 7 mama yapfiriye mu ntambi twari twarahungiye arapfa ubwo nta mukuru wanjye ngira nta musaza wanjye ngira abantu mbese imiryango yanjye ni abantu ntabo muye mu nzira mu ngo z'abantu gutyo niyo miryango Johnny TV Show. Yes, kanizere ko mumeze neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nkuko mubizi tugenda dukora video zitandukanye zikata mu mujyi wa Kigali tuganira ku bintu bitandukanye. So rero uyu munsi nabwo ngiye kugenda mu mujyi wa Kigali, ariko uyu munsi ikintu ngiye gukora tugiye gushaka umuntu ubabaye, tugiye gushaka umuntu turi buremere, tugiye gushaka umuntu turi buze gufasha gusoza umwaka neza, gufasha gusoza umwaka aseka yishimye. So rero tugendane, ndaza kugenda mbaza abantu bagiye batandukanye, ubwo turaza kujyana mu isoko icyari buze gukenera cyose. Uyu munsi turaza gufatanya guhaha ifunguro rya saa sita, turi isaha y'isaa sita, turaza gufatanya guhaha ifunguro rya saa sita, ubwo niriboneka turaza kurisangira, turaritekana turi kumwe. Ubwo naba afite uwo mwanya, utari bubone uwo mwanya nta kintu ndi bumukoreho, ariko uri bubone turaza kubifatanya byose. Reka rero nizere ko muri buze kuryoherwa n'ino video, ibyo turi buze kuganira nabyo muraza kubyumva. Imana ibahereze umugisha. Yes, nkuko mubibonye, nkuko nabibabwiye, tugiye gukatana mu mujyi wa Kigali nanone dushaka umuntu turemera ku munsi wa none. Ni umuntu ufite imibereho itandukanye cyangwa se ufite ubuzima butandukanye. So rero turaza kugenda tumushaka, turafatanya kumushaka, cyane cyane muri aba bantu bakora akazi ubona ko kagoye, like nk'aba banyonzi. Ariko aba ngaba urabona ko nyine ntago uyu munsi turahitamo umuntu w'umumama, ntago ari umumama gusa uzi guteka, ariko nkuko nari mbikubwiye muri introduction, turaza gufatanya gushaka umuntu ubabaye cyangwa se uri gushaka amaramuko ku munsi wa none, uri gushaka ibyo kurya, uri gushaka ifunguro rya saa sita turi buze gusangira. Turaza rero kumufatanya kumushakira muri izi karitsiye zigiye zitandukanye, cyane cyane bano mama bakora amasuku mu mihanda, bakora akazi kagoye, nyine aka kazi k'imbaraga gasaba amafunguro. Ushobora kwenda atabona amafaranga ya buri munsi, ariko wenda abona nk'ay'ukwezi. So uwo biriwe bishoboka rero niyo turi buze gukorana, cyangwa se niyo turi buze kuvugana. Ahangaha ndi bahita ku cya Mitsingi, niba muhazi neza, bahita ku cya Mitsingi. So rero ku cya Mitsingi ni i Remera nyine muri rusange. Iyi karitsiye yose muri kubona imihanda bagiye, amazu yari hano yose barayashenye menshi, n'ayahari asigaye nayo baraza kuyasenya, kubera yuko bagiye gukora umuhanda uva hano ukagenda ukagera i Remera, ukagera i Masaka, umuhanda uva hano ukagenda ukagera za Kabuga. So rero izi karitsiye zose nyine, aya mazu yose mubona aya ngaya yose bagiye kuzayasenya.
ni muri bwa buryo bwo gutemberana Kigali nyine, ntabwo ari Kigali gusa, ni ibice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu cyangwa se ni ibice bigiye bitandukanye bigize isi muri rusange, kuko twahisemo kuzajya tunabakorera content nyinshi zinyuraho hano, ariko na content y'ubukerarugendo igomba kuzajya icaho hano. So rero reka nce muri uyu muhanda w'ahangaha. Uyu muhanda ni ugiye kugera muri Remera, urabona ukomeje no muhanda gatoya uragenda ukakugeza i Remera, ariko uyu nguyu wo ni uwo kujyana ukakugeza ahangaha niho bita ku Cyamitsingi. Aha niho bita ku Cyamitsingi. So rero aha hose ubu ngubu mubona umuhanda bagiye kuzawusenya kugira ngo bubakemo undi muhanda mushyashya, umuhanda ujyanye n'icyerekezo turimo kwerekezamo. Turi muri 2050, kabanje kugira icyerekezo cya 2020 cyangwa se 2020, ariko ubu ngubu turi muri 2050. So rero 2050 ubu ngubu niyo dusa nkaho turi kwerekezamo tuvuye muri 2020. Misemanukira rero mu gakaritsiye ko hepfo kugira ngo nyine abo bantu urumva kumusanga ku muhanda aho bishobora kudakunda. Ngiye misemanukira mu makaritsiye kugira ngo ndebe mubona. Akarere ni kakandi gaca munsi yo kuri Salle Motoro no ku Cyamitsingi, ngira ngo ubwo murahabonye aho nkatiye, kugira ngo turebe ko turi buze guhura n'uwo muntu. Turi buze kujyana nawe kugira ngo tuze kumufasha kumuremera bizitandukanye. So rero nari ndimo nkubwira ati icyerekezo turimo nicyo gukora. Twahereye kuri 2020 tuyivaho tujya kuri 2030 cyangwa se 2030, nayo rero tuyivaho. Ubu ngubu turi muri 2050, 2030 nayo iri hafi kugera. So bitabujije rero ko 2050 urabona ukurikije uko umujyi wa Kigali uwuzi. Zino video nabonye hari abantu batuye hanze y'u Rwanda, batuye muri Amerika, batuye mu bindi bihugu bitari u Rwanda, baherukamo kera, batazi ukuntu igihugu cyacu gisigaye kimeze cyangwa se ukuntu igihugu cyacu gisa. Abo rero abo ngabo nibo zino video nyinshi zikorerwa, cyangwa se nk'umuntu wifuza kugaruka mu Rwanda niwe tuzikorera. Niyo mpamvu dukora ibice bigiye bitandukanye, aho umuntu ashobora kubaza ariko adasobanukiwe cyangwa se ahaheruka kera akaba atayibuka ishusho yaho, bagenda tuhamwereka muri rusange kugira ngo ibintu bigende neza cyane, tumufashe kandi natwe adufashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So ikindi no kugira ngo dusobanukirwe uyu mujyi wacu, dusobanukirwe n'ibindi bigiye bitandukanye, na video zitandukanye tuba tugenda tuzizana tuzibereka kugira ngo ibintu bimere neza kabisa, kubera ko niyo content twebwe twahisemo, niyo content tuba dushaka gukora kugira ngo musobanukirwe cyangwa se understanding ibintu bigiye bitandukanye. So ubwo rero wowe utarakora subscribe, bikore none aha ngaha kugira ngo video yacu ikugerereho ku gihe kandi ujye uba mu ba mbere video zacu zigezeho. Niba uzikunda, niba usanzwe uzibona, kora subscribe. Kora subscribe kabisa. Aha ngaha rero ntago nzajya ngenda nanabaza abantu tuziranye, kugira ngo ndabona hari urusengero Revival Temple, kugira ngo umenye gakaritsiye neza. Hari igihe abantu baba batakazi, ibintu bikagenda neza cyane. Hari igihe nabo baba batakazi. Igihe baba batakazi, ariko kugira ngo tuzajya tugenda turushaho kuhamenya, tuzajya tubaza abantu. Muze mwiriwe neza, mwaka mushya. Ni amahoro. Umuntu ukurikiye video yanjye twamubwira ko hano turi ari mu kahe kagari, ari mu uhe murenge, ari mu uhe mudugudu?
kamfashe kane. ariko ahangaha ni mu murenge wa Kimironko. Hano ariko ahangaha duhagaze mu mudugudu ntabwo na umudugudu ntabwo uwuzi. Okay, umudugudu ntabwo uwuzi. Okay, ubu waje gukora gusa ntabwo nawe uhatuye. Turaza kubaza abahatuye nta kibazo. Okay, ariko umurenge ubwo ni Kimironko. Bano bamama bose bahatubwira. Mama mwiriwe? Mwiriwe? Mwaka mushya. Uyu mudugudu turimo hano ubu witwa gute? Ubumwe. Umurenge ni Kimironko. Umurenge muze wumvishe ko umurenge ari Remera. Ubwo hari umurenge wa Remera wegeranye n'uwa Kimironko. Okay, none se mu ikigori ukigurisha ngahe? Ikigori ni truwasi. Ikigori ni truwasi. Hari ikibazo dore kujyamo muri video yanjye, hari ikibazo? Hari ikibazo? Ntacyo bitwaye. Ikigori ni truwasi. Ubwo ibyo bigori biriho aho byose ni bingahe? Ni ibigori 8. Ubwo niba uzi gukuba neza ubwo amafaranga yabyo nangahe? 8 gukuba 3. Niko bikubafashe kana gafate nta kibazo kiyegereze no kugira ngo dusangire umwaka mushya. Hasura se cyubakosema Ibiri magana ane. Ufate urugero 2 ubwo ni 600. Na 600 si cyabiri. Kongera ubwo 5 ni 5. None se igihe ni iki? Ariko ni by'uyu munsi cyangwa ni by'uyu munsi? Dusangira umwaka. Nabyo dusangira umwaka. Ibi byose nta kibazo. Ibi bose no twisangira umwaka. Umunsi ibintu twisangira muze twisangira umwaka. None ko byishiye kugira ngo dusangire n'abantu umwaka mushya. Ibintu twisangira umwaka mushya. Anifatira namba kokora n'inshuti. Nibi wowe okay wowe ikibazo rero. Nabivuze wowe shaka abantu babirya kugira ngo nyine ubone ko byigira none se cyose bigenda. Yego kumuze muryo sha. Rango. Akira. Yaroroshye. Ugiye se ni wanahengeka. Bino hengeka rero. Yego. Burakuze. Mwese mama mubikore ko muri Kigali mwe mutagiye. Kujya mu gishanga. Mu bishanga bya kure babiri. Kujya mu gishanga. Niho mujya kubikora. Rero ko mbona tugiye kujya bitatu gusa ko munani. Ubwo bigiye abantu bakababona no kubikora. Yego. Waje wowe. Sabra ya micanga yabayiretse. Watana ibigori byo kurya by'ubu. Shamuza reka nshyira n'ibindi aho. Ako kantu kambe nagufasha. Mama muraho? Umwaka mushya. Dere nguyu hano. Ngwino wifate ntacyo bitwaye. Ngefata kuri ibyo bitetse ibyo nibyo byishimo. Nibwo ngibyo. Ngufata icyo ushaka. Yego namwe. Mwakoze cyane.
Uri nakinyiraga nyireba Rwanda gishaka ariko nibana kinyira. Ye. Bagukubita. Kandi ubugishaka akakikwima. Baranze sanina Ntabwo bakuzi. kandi ari umwaka mushya baguhaye. Ese baba yamumaye. Ari umwamaye. Akaziba. ariko no papa wo mwaka mushya Ane yawe kazanga. Ane Cyangwa nanjye unteye ishaka. njyewe ngenda isanga. Bore sanga. Uzanga uritera abantu. Abantu bose banyita nyikiro. Bakwita nyiribirone. None se mamuvuye hehe? Niko. Okay, mfasha kano kantu. None se mama. Iyi ni mikoro. Yo kuvuga. Ngayikire ku muntu. Cyangwa nimara kuvuga muza kuri bunani kamumaye mumvugije kuri bunani ubunani ni bugera zabandi Tukugire muri ngiye kushima aho. We nacyo we turavuga ko ibyo kubaza nacyo. Ariko ni muzaje uvuga imajya kugira ngo dusangire. Turi kubusabana. None se utuye muri uno mudugudu? Ntuye mu mudugudu wo mu Ruturusi ya kabiri. Mudugudu Ruturusi ya kabiri. Umurenge. Umurenge wacu ni Remera. Umurenge ni wa Remera. Ese mama umuyobozi w'umudugudu wanyuramo? Umudugudu. Yigo. Bane. Boniface. Boniface. Ujya mu muganda se buri? Nawujyagamo ariko maze iminsi ndwaye nta mbaraga narimetse kubona mfite ariko ubu ndimo ndaryama agatege gakeya buhoro. None se umwaka uri kurangira. Yego. Wari ufite urabona warazigezeho? Nego nazigezeho nkeya mu nkeya nyine. Mo nkeya? Nkeya. Kubera ndi mumwe mu rugo nego mbashije kugeraho. Nuko ndiho ku buntu bw'Imana kandi ntaba bene data bamfasha kugira ngo mbeho n'abantu mpora nabo mu nzira cyangwa mu ngo zabo. Genda mbiyambaza ati ariko ndi umuntu umwe naburaye nabwiriye mukwiriye kumfasha nanjye ntabaho. Iyo bamfashije rero numva nishimiye kandi nshimira nuko Imana yabaye imbaraga zo kumfasha. Utuye hehe? Ntuye hano mu Ruturusi. None se ni inama cyangwa se muri ijambo wabwira umuntu kwifuriza kibi? Aya jewe inama nabagira nabifuriza kuba bagira ubuzima bwiza kandi bagahuza urukundo twese tugakundana, naho inama mbi ntago ntacyo yadufashamo. Sawa. None se ujya wemera abashyitsi bakubera umushyitsi? Njyewe ndabemera rwose. Ndabemera. Nose ko uyu muntu yaje kuba gusanga ari umushyitsi aba ari byiza. Ese basubiza umushyitsi inyuma? Guteka? Ikintu nzi gutekera abashyitsi se ngiye ko nteka idodo. Nkaba nteka udodo. Umuntu yanguriye inusu ubugari ntateka nashyiramo umunyu nkatogose bya kera nyine tukarya. Aya mwiseka nibyo. Cyo ntigeze mbona numva uyu mwaka nabasha kuba nagira Imana wende nkabona nk'inyama ntarya ntanambara neza nasohokana n'abandi bagenzi banjye. Inyama se? Inyama natogose rega wowe. Ashyiramo umunyu ntarya n'agasenda. None se ukavuga ko nashaka kuzigura tukaziteka tukazisangira ubwo byagenda gute? Ubwo rero mpaye ubuto wenda napfa kurebera nkabwira n'umuntu uzi guteka akanyigisha kubera ko nabonye umushyitsi. Bakongera ugashaka n'umuntu uzi guteka? Inyama zaduhaza n'izindari. Ibiro 5. Ese ntabwo twahamagara n'abandi tukajya twese? Turi abantu babi. Oya turi bana n'abandi tukabatumira.
ubu ngubu twahazwa n'ikiro n'inusu. Turi babiri. Ikiro n'inusu. None se tuzigurira hehe? Hariya hirya hari ubusoro. Tujyana n'ibyo tuzigura. Tuzigura se mfite amafaranga. Amafaranga ntayandi. Tugenda. Enda nagarara n'ubuyanja. Okay. Asige nishyuye abangaba. Waje ugafata ikigori. Nubwo barakubusha. Bamwe ntabwo kugurira ikigori. Nubwo barakubusha. Umwanjanye hehe kuri radiyo Rwanda rero. Ngiye kuvuga ko ntogose imboga inyama. Togosa se mfite n'amakara ntayo. Nta makara nje. Nagira ngo aragenda ariye gusa aragenda atarira. Yose murabigura. Yose we amakara si yatinya ikiro n'inusu. Hari igihe batanga igihumbi. Wino waje ko nakiriye nyir'umuto yahaze buriya abasore se ko bahaza. Mukanamba agire sagari ko witwa Mukakera none azana cyakare kisakane bazishaka sigendera bye mani rampashije batigaza ngufashe kano kazi none se mama ngaho tubwire ngo ko urongera ukamfasha nyine tubwire none se uba wenyine abana bite umuryango bimeze bite? Nta muryango ngira iyo mfite abana babiri umwe afite urugo amfitiye umwuzukuru wanjye umwe undi nyina yarapfuye ndamurera ariko ubu nawe ni mukuru arihigira nta mugore afite nta n'akazi agira njyewe umudepansi ubu ngubu rero undi narihigira agahigira uwo mwana we. None se ubu wari uvuye he? Njyewe mbamuhamagara ngo nkore isuku mu ngo zabo ariko kubera n'abanyeshuri bararuhutse barabyikorera. Mu kiruhuko ntabwo bajya baguhamagara? Oya kereka ku minsi mbiza abanyeshuri badahari. N'ubu ngubu nta hano barampamagara amaharura ahagutya ku nkekera akajya bamaye 5 cyangwa igihumbi. None se ubwo yo guhamagaye ukajya guharura ugakubura ubona amafaranga angahe? Bami 5 cyangwa bakama gahumbi.
bitewe n'uko hangana. Aho nahariye uko hangana bampa 500 cyangwa bakampa 1000. Ngo kari amasuku ku nkengero y'imihanda no ku bipangu by'abantu hanze. Ese ibi bintu kubikoza imyaka ingana iki? Ngewe ntabwo ari myinshi cyane. Turanyura ahantu kuva mu nzira imodoka. Ibyo gukora amasuku ubundi ngewe mfite imyaka 7 natangiye gufurira abantu. Imyaka ingahe? 7. Najyaga mfurira abantu nabafurira nkagenda navuga nabo bakampa imyenda nkafura kandi igihe bampaye 2 ariko ubu ngubu aho ngeze ngana gutya ntabwo bakimpa ikiraka cyo gufura. Baravuga ngo nta mbaraga afite ngo nabipfubya, bagiha abantu batoya. Nanjye nishakira imirimo yo kugenda mfata umweyo gutyo nyine mu ngo z'abantu kugira ngo mbeho nyine. Nta babyeyi ngira, nta miryango ngira, abanjye barapfuye bose. Data yapfuye mfite ansiga mfite imyaka 7. Mama yapfiriye mu ntambi twari twarahungiye arapfa. Ubwo nta mukuru wanjye ngira, nta musaza wanjye ngira, abantu mbese imiryango yanjye ni abantu ntabo muye mu nzira mu ngo z'abantu gutyo. Niyo miryango ngira. Dore ni itahugiye kuvugana, itahugiye no kwivugira. Tugiye gukoresha inyama nakara mu rugo nawe amakara icyo ni musi kimeze cy'ikiroti. ese kiroti si kigenda oya we mubiri kimeze nane zakoroheye zana mvange n'imvange. Bari sukureza biciro nangahe? Menshi ariko nyine nshaka gusoza mu mwaka neza. Ubusanzwe dukatira neza. Genda ukata duke bitoya imbere bitoya. Mani bw'umugisha.
sana tujijana nje kutujana hanze none se mama ubwo wahibukaga kugurira akaboga cyawe nta mafaranga simba nayabonye agomba nayabonye kereka nagize n'ibasanga igihe biherukiye reka nagize ngiye kuzerera n'abantu usanga bari kurya bakaha yawe njye merukira ni kera rero ngo uvuga tufashe amafaranga ndetse gufasha amafaranga yawe ibanyije n'amafaranga cyenda amafaranga cyenda magana abiri twagiye uragurira hano nayo yego tugende nayo turayakuraho yacuruza bose urakoze none se okay zana ko twaza konga ko ngira umfasha kandi zana ko envelope nongeye umfasha ko kana ariko none ngo amakara turayavuga he hariya hariya epemo ariko ne waya ahamo abayamana ya muyabitega nabwo nayavuga ariko ngiye nakandi kujyanye kandi cyangwa n'ibikokano ushaka ko nyine tubigurira rimwe ibyo ushaka kugura kugira ngo ibintu birangire bitetswe biriye aho uri buyagurire ni he hariya nta muryango ngira ko nakubwira nta muryango ngira abanjye barapfuye mama yarapfuye data apfa mfite imyaka 7 mama yaguye mu ntambi nta bindi bintu ukeneye kuza gushyiramo sese nako konsoma amafaranga naba mwaka menshi ubwo se arahari ipara aho bigurira se birahari ariko se ubwo se naba ngo konsorera ukonsoma ye nakubwiye
kugira ngo dusangire umwaka Yego, ariko urabona nakoze Imana imugisha. Imana imugisha. dusangire umwaka mushya rero kugira ngo dusangire umwaka mushya turagira icyo bisaba cyose kugira ngo bikunde tugomba nyine kugikora Yego, sawa. Urakoze Imana igumisha pe. Akana n'igihe uba wicaye n'abantu bibereye mu byabo bakakureba ntibabe bagira n'icyo baguha, ubundi bagategereza uko basaba cyangwa se nabo bakavuga ngo ntabyo bafite, ugacara ugatuzanya. Makara aguragura ya 1000 kuri uwo mugabo we umusaza. Yego, ufite ikarita mushyiramo amakara 1000. Yeah. Fresh. Abantu bose ko numva bakuze ariko banze uri umusitari. Byose sundi yana hepfo. Niyabe. Niyaba hepfo. Nuya hano hepfo. Kubera iki usasa abantu natwe bagira Imana yamenyana nabo. Ese kamwe bwa mutakira mutacyo muma Naje turi kuhaza nyine nakubwira ngo uzame Noheli baranyumaye bamaye Noheli nk'abaturage bawugiye neza neza wegera mu bakire. Imana niko yabanzanye. Ubonye natwitatuye ni Nyanya. Udenya. Batizamaki. Buni hizanga. Nini we nakubwiye. Adeza 500. Ikindi kiri bujyemo n'iki? Amavuta yo. Amavuta yo. Yazihishe ni kayanga. Ubwo se byose senye salami 1000 na none. Byose ni igihombo. Sana funyika mama.
Zasenyise nayo senyise ni ubu agace hano umuhereza agace kamagana kanarindwi amafaranga sibamfashe sibangaburiye sinabangaburiye bakora amafaranga ntabwo dukorera amafaranga mukorera Imana bagira amafaranga bakorera Imana ko bagiye kumaza umwaka mushya nawurangiza neza ariko mwebwe nta kintu mumari ubwo twaba duhinduye neza kuri Noheli sinaburaye nakubwira ngo uzamara warampaye kandi ufite butike naraburaye namubwiye ngo uzamara Noheli iyo babwiye baraguseka baragukwaba kubera nta kazi umuntu aba birakoze nta karoti nta ntoryi nta ki namvaga nta bitunguru ariko se amafaranga araboneka mukatagiye kuri njyewe kuri Kristo ngayo mereze neza ibitunguru karoti ntizijyamo nazo na karoti zijyamo akasha ndashima n'ibyampaye uriya ni uwahe umwuzukuru wanjye nawe uri umwana we ni umukazana wanjye ubu tugiye kubyina rero azi kubyina naze tubanze tubyine ndashima ko ngiye kurya umwaka mushya ayiye bunaniwe yagoswe umwaka mushya bunane ugikunda n'urusenda akana amafaranga aza kuri leta ahubwo fanta y'umwuzukuru wanjye ndajya kwisimana n'umwuzukuru wanjye n'umuntu ngaburiye y'umwuzukuru wanjye ahubwo namubuza ngo muhagatira mu wese n'igitunguru gamubone ahita anagumufata nta kindi mubare n'iki ibyo gufatisha mungurira umwuzukuru wanjye fanta urakoze Imana ikugire neza urarisha iki turarisha umwuzukuru wanjye nangwa agafanta yandika amafaranga gura agafata k'umwuzukuru izo ni imboga ikindi kintu uri gurisha n'umuceri izo ni imboga ese baguha umuceri n'ubugari bwa buranuka wajya abantu bafite amafaranga bikurira no enye rakrete ziriye ko nazo mbona wazema no yuzikira umomere ahubwo ukundi bugari yawe muheremo waba Yebiri man bwaye ni nziza ntabwo ari iyo ngiyo iri ni yayo y'ipirate ikindi igipirate ntabwo iyo ngiyo ari iriya ni nziza ese bose kuba mwimye umwaka mushya aramubwiye anyura hepfo araca nagata namubwiye ati kuri Noheli uzampa Noheli ntago wampaye arayinyira ahubwo naraburaye nakora kugeza burahucya ahubwo uzamubonane nawe usangira umwaka mushya nimba waragoswe uzamubonane nawe ubwo Noheli wenda nta kintu wari ufite sinzi ntagiye mumfasha ko n'ubundi ko nipfa muzampamba neza ubu mpuye bampamba ari igihe napfa nese ko urupfuka ku munwa wamenya ruturuka ubwo uri kuvugira akazi uko ari kugufata ariko ntago mpa ngiye kurya neza bose ndakomera
muse ndakomera nakomera. uramutwaza urinde Ni umukazana wanjye. ni umukazana wawe none umukazana wawe murabana hari Turabana imiryango neza. Umwuzukuru wanjye se Fanta nayimo. Ahubwo aranaryamye we. Ubu namubonye. ubwo ayo ngayo Jaboro namubaza ngahe karoti ntabwo nigeze mbara Makara. Mubarerera amanuzamo muvanyemo aya makara. Muvane ubugari n'inyanya n'amavuta. ubugari bwa 800 n'amavuta ya 200 inyanya za segisi no gushyiraho karoti mayiga ngahe igitunguru Ntakintu. tugiye gushyiraho fanta na 500 500 uteranye 500 yaruriye urangana yaruriye ntabwo ndi ko yaruriye keretse niba inamuyihenda Barurije ra? ibyo byatutse kuri muza kose Bagiye buriza. Kariya kagura magana 600. Kariya kameze nako. Umwana se. bagisha Tugende. Terura. Imana ntacyo nayishinja. Umwana asa n'usitora. mukatera Ya. abarakadufatanya mugane baba Anje ni Imana sha. Imana iba yabanzanisha. Dore waba mukazana wawe. Dore imiryango ni. Dore hanjye na. Da. Hano dutekera cyose. niho tugiye guteka uri guteka Uragenda. Ego natekere. Ntabwo ngenda wumva gusa. niba uri bujyemo Njye nabi. Urashoje. Ese ryewe ntabwo udateka ari umutesi. Usangirane. ntabwo uzi guteka wowe Oya. none se wariye undi ntabwo arye Ntabwo uriya yari sibyo. Nanjye ko babyibuye wenda cyose niba ugenda wongera ari kwisi. Ihangane nyine. Gabwiye. Nta mukobwa nafite hano. Sibyo. Nimba ari umukazana wanjye amenya umugabo we akamenya urugo rwe nanjye. Kimwe nuko yabibona icyo kirabarira ko muzanyisoma basaba. Ntabasaba gujya n'abatiyahije n'umwana wawe. Ahubwo umwana arajyanye. Ubwo rero nimba byashoboka umuntu wese ujya gushaka umukobwa
ndamubona nuko wenda badaba bahari kugira ngo baza barabinkorera. Ndagenda mbashake n'ubundi usibye ko nabibereye iwabo muri shuguri zabo, ariko nimugoroba baza kunsura nimugoroba. Ariko ngiye no kugushimira. Dore hari iwanjye rero no mu cyumba ndaramo ntibakigezamo nacyo nta mugabo ngira nta mugabo ngira. Ngiye kugushimira rero. Icyumba cyo wenda ntabwo ari ngombwa kuko nabikubwiye, wabonye ko twari turimo turasangira n'abandi ku muhanda, nawe nibwo wajemo. Ubwo rero nakubajije nti dusangire umwaka mushya, urambwira uti nyine umwaka icyifuzo birarangira. So rero birangiye nta kindi nanjye nari bukore, nagira ngo dusozanye umwaka tumeze neza. Niyo ntego yanjye, nicyo cyatumye mbikora. Ntabwo ari byinshi, nta nubwo ari bikeya, ariko nanone umutima ukunze ntabwo ari byinshi cyane. Byari ugusangira, ntabwo byari kuvuga ngo ni ufite video nyine ngiye nkora video zizenguruka mu mujyi, kuganira n'abantu bagiye batandukanye, abafite ubuzima bugoye, abafite ubuzima bwiza, badusangiza uko byagenze n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. So rero kuba twari duhuye uyu munsi niwe twari duhuye, n'abandi tugenda duhura. Ubwo rero icyiza ni uko wenda umutima wawe ushoje umeze, ubwo nyine byose umutima wawe niba wishimye, ibyo niyo ntego nari mfite. Niba habuzeho gatoya, ubwo uyu munsi ni uko nari nshoboje. Ubwo ahubwo message wenda waduhereza n'abantu badukurikiye. Ndagushimira ibyo bashije kungezaho. Ubwo nagendanaga umwe wanjye mpura nawe, urambwira ati ndashaka ko dusangira umwaka mushya. Ndakubwira ati ese ngewe kana amafaranga nafite kugira ngo usangire nawe, urangurira turasangira, kandi unkorera ibyiza bishimishije mu mutima wanjye wose, kuko kurya kwanjye ni ibibazo bikomeye. Ariko Imana ishimwe cyane kuba ungaburiye cyane. Aho uvanye Imana izagusubiza byinshi, ongereho nanone. Rebe no mu nzu yanjye ntoya y'amaderegi nta sima ngira, hararidutse. Reba aha nawe reba, nabuze ubushobozi bwo kugura agafuka ka sima. Yewe ndi kavukire yo muri Gasabo, ntaba ndinze ngana gutya nsaziyemo. Abana ari ngizwe n'ababyeyi banjye, bamfata bandera, nta n'umwe mbona rero ubundi yambaza. Abantu bose bagenda ndabiyambaza, ariko nashimira cyane cyane abampa akazi ko kuba nahabaharurira ku marembo, cyangwa se bakama no gukubura mu mbuga zabo, bakama icyo 1000 cyangwa 700 ndayarya, kubera nta muryango ngira, n'inyange ntahagaze ku giti cyanjye. Sawa, yakoze. Ijambo rya mbere no gushimira kuba nyine umuntu wabaye akihumeka, afite umwuka w'abazima. Kandi ikindi cya kabiri nshimira uko nyine umubyeyi mumufashije, nk'uko nyine yabibabwiye, hamwe mwabibonye aho yaguhishe. Njye nicyo nshimira Imana, kandi namwe ndashima. Tuyisenge. Ntabwo nyizi uranyereka, uramperekeza ndebe ngo uri hehe. Nk'uko rero mwabibonye, namwe bagirire neza. kandi message ya nyuma njye nababwira turimo dutandukana ni uko ubuzima ni ishuri ritandukanye, buri wese agiramo amanota. No mu ishuri subizi ko habamo abantu bagira amanota kwabo, ngo nuko ari ubuswa gusa, ahubwo hari igihe biba ngombwa ko nyine wisanga amanota wagize
ari ayo ngayo nyine kandi ntacyo warenzaho. So rero ndabashimiye nanjye ko dusangiye, niba ariko nabivuga, kubera yuko ku bantu benshi barabizi ko bajya bakunda kuvuga ngo ukuboko gutanga hariya hano twanyuze cyangwa ubwo akangeza ku muhanda nakahe kana aho twanyuze ndashaka kabyingo nko kuri gare Remera. Gare Remera basubiza ahandi ya bushara twavuye tuzamuka hariya gutyo oya hahandi uramuzi se nshuti yanjye, wamutubwiyeho se ijambo rimwe? Amateka ye oya ntabwo ari amateka, mubanye muri karitsiye ko twahuye turi gusangira umwaka, twebwe tugenda dusangira n'abantu batandukanye. Wenda ntabwo twari turi kumwe muho tuvuye, ariko twavuye hariya tujyanye iwabo, turimo turajyanana nyine mu nzira. Ubu ngubu nk'umuntu rero muziranye ni ukumutubwira ko hari ukuntu umuntu uba muzi muri karitsiye, niba muziranye urabona uramubonye ubona ushimishijwe no kumubona. Nibyo ngibyo gusa. ariko wowe ntabwo musanzwe muzi. Ntabwo dusanzwe tuzi. Nitwa Rwakere Medorari, maze imyaka 23 hano mu Turusu. Mukatera ikintu muziho, umumama w'inyangamugayo, ni umuntu utishoboye mu mudugudu, ariko ugerageza gukora kugira ngo yiteze imbere. N'ubunyango urabireba, afite umweyo, abana kubura mu muhanda, muri abagabo bajya bahabwa amafaranga kubera bakoze amasuku mu mujyi wa Kigali. Nicyo ngicyo muziho, ariko akaba ari n'umuturage utuye hano mu mudugudu, uhamaze igihe kinini, w'inyangamugayo abantu bose bubaha. Mubanye neza, wamushimira abantu bazamubona? Mukatera abanye n'abaturage neza mu myaka hamaze, uriya n'umukazana we kugira ngo wamubonye. Iyo umuntu w'umukecuru nk'uyu yabanye n'umukazana we n'abana be, ntawe yanari gukorana nawe mu baturage. Ibyo rero nabifuriza abanyarwanda na mbere ndifuriza abanyaruturusu umwaka mushya muhire, abaturage ba Ruturusu, abavandimwe banjye n'umuryango nyarwanda muri rusange, bazagira umwaka mushya muhire. Murakoze cyane. Murakoze. Arakoze umuvandimwe. Ubwo turimo turagenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, tujya mu bindi bice nk'uko mubibonye nyine. Uyu nguyu ntabwo twari twamupanze n'umugabo, ni umuntu baturanye, ni umuntu baziranye, kandi intego yacu ni ugushyigikira abantu batishoboye, tubashyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu bushobozi cyangwa no mu bindi bigiye bitandukanye. So rero uyu munsi niwe dusangiye umwaka mushya, wenda ejo yaba undi, ejo bundi akaba undi. Icyo twakubwira cyo ni uko muri video zacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, muzajya mugenda mubona byinshi bitandukanye kandi bifite icyo bibafasha ndetse n'icyo bibamarira. Ubwo rero arakoze cyane.